hanyuma iyi ekipe ya peri byari bimaze iminsi bivugwa ko ishaka rutahizamu iri ku isoko ndetse ko iri mu biganiro n'umugabo witwa Ibrahim Doumbia. Ibrahim Doumbia. Subiramo iryo zina neza. Ibrahim Doumbia. Ibrahim Doumbia. Niwe kubivuga neza. Ni Ibrahim. Ibrahim Doumbia. Ibrahim Doumbia. Ni Doumbia. Doumbia. Nagari Doumbia. Doumbia. Ibrahim Doumbia. Nari na Dumburi nta wamenye. Neza wamenya babisoma ngo siko twese tuba turi kwipaka. Hanyuma uyu mugabo kuri statistike ze ni umusore ufite ibitego 17. Kurikiye n'uwitwa Ibrahim Traore. Urumva? Ibrahim Traore yamaze kuba n'iki. Urumva? Ndetse n'undi witwa Zumana Simpara afite ibitego 10. Ibrahim Doumbia niba ari Dumburi sinzi uko numvize Zederika bivuga. Afite 17, undi afite 14, undi afite 11. Akaba ari amakuru bahakanye batera utwatsi arababatereka reka ntibibaho ndetse bikaba binari kuvugwa yuko ekipe ya APR ku isoko ishobora kuba yararekeye aho ngaho. Mwumva? Icyo nshaka kubaza ni kimwe. Mary Togwi Mary William Togwi Mary ekipe arongera yibyimba yikubite ku mugongo ko witwa si yagiye mu madusi ase ubundi njyewe ikintu nibaza muri rigura nigurisha ikipe ya APR yaguze abakinnyi banga wundi ikipe ya APR yaguze abakinnyi banga cyane nabo barahari zina gukurikira nago ubuze wo buri he mu Rwanda ni ibisari ese uburi he nakubwiye ngo ari utari uze kumubaza hano ari ibintu utagomba kumbaza ese uburi he by'inyarugenge nyuma yo kirakandandi baye nago kiba update biragoye update ayobamo gute nanuzi bamukozemo akazi nanuzi ubundi ikintu bita umunyamakuru umunyamakuru ni connection cyane iyo hagize agapfa byose biba bihagaze yaguze abakinnyi uzarebe iyo mwenye habayeho akantu gato ubundi umuntu ubu byumva ni suti habayeho akantu gatoya isereri bro none rero umunyamakuru udafite telefone ibisazi kari kweri ibintu bivugiye Onea koko abanyabugogo barakoze twikomereze bivugiye Onea uzakora gashya ntago byoroshye kweri no kuvuga ngo APR yarasinyishije urumva baza kumusobanurira reka ibintu baza kubigosobanura nyuma y'ikiganiro gusa yasinyishije abakinnyi benshi abakinnyi yasinyishije turaza kuba abanyamahanga n'abanyamahanga ahubwo icyo nibaza icyo nashakaga no kubabaza amakuru ngenda nkurura ngo nukubita Memeri Dao asigaye ari hasi kandi yaje aca ibintu muri Sekafa Kagame Cup wiceceka usubiza ibyo nkubajije okay sawa ive muri ayo ngayo Memeri Dao ekipe ya APR yari ikeneye rutahizamu cyangwa William Togwi Mary yibyimba yari imukeneye cyane ariko kubera ko nyuma yo gutakaza bari bakeneye concurrence hagati y'umuntu witwa Mary Togwi ndetse n'umuntu witwa n'undi mwataka w'umudubrire wazi kubera ko wenda twari tubona igihe umuntu witwa Mary Togwi yabyanze mu kibuga tukabona umuntu uzana doublure wa Togwi Mary nasi akaza akaba yatsinda ibyo bitego si rero utarashimye kuba ari kuri bench akagenda bari bakeneye undi mukinnyi uzaniye concurrence iryo hangana hagati yo bato tukayibona n'ubusatiritse kubera ko igihe cyose byanze kwa Togwi Mary birabeta bifa n'andi umuntu dufite rero ya PRF yari ikeneye umwataka ugomba kuba ari hari agangana n'umuntu witwa Togwi Mary abije kwibaza ni iki ngiki ngo ese uyu nguyu Doumbia uri kuvugwa Doumbia we namakuru y'ikinyoma ariko babizi ko ari igihe bavuga ko ari ikinyoma ariko ari ikintu cyabayeho APR ikintu cyarabaye amakonexion ndetse yarabayeho nko kumucontact urumva no umusore ibitego 17 nekereza yuko bari kuba babonye umusimbura mwiza uko ahubwo se cyangwa akaba aramuvugice bikanga bakavuga ati nta byabaye kandi byarabaye mu byukuri ibyo birashoboka uretse ko ari igihe bashaka kwimana amakuru kugira ngo wenda batakurura oya twese turabizi uburyo amakuru muri APR atangwamo
bitandukanye n'izindi kipe zose hano mu Rwanda ibintu byose biba bibera mu bwiro ibintu abantu kuri ya kigeshi kari Sira mukeneye mwataka mwataka yarakenewe cyane ntago kuba imukeneye nta kuntu se bacungira mu mpanda ahubwo ko bakomeje ntago kuba imukeneye ngewe ikintu navuga kuri icyo kibazo rutubajije ntago kuba imukeneye bivuze ko cyabisobanuye ko uwo bita uyu mwataka yari ifite Togwi ntago ari umwataka mubi ni umwataka wagaragaje ko ashobora kuba isaha n'isaha nawe yagira ikintu akora bijyanye n'ibitego yatsinze ashobora kuba yaraje abantu batamwemera ariko ntekereza kuko shampiyona yarangiye ashobora kuba hari abantu yakonvense so ntago ari umwataka uriya Mutogwi me n'ubu ntarankonveka ariko ubwo ni ku giti cyawe ariko hari abandi yakonvense yaragukonvense uriya Mutogwi me bitewe n'umusaruro twari tumwitezeho cyangwa na pere mwitezeho bitewe n'indeshyo n'ikihagararo cy'umubiri ntago ari byo yatanze ariko ntekereza ko kuba apere wenda yabahisemo kugumana nawe aho kugira ngo izane ariko wabona ko hari icyo ashoboye azakora sezita bijyanye n'intangiriro yagize ntago ari zo niba dufite Watara hari Meri bashobora gutanga umusaruro wenda sezikurikiyeho bitewe n'uko Tareba mubona so ntekereza ko rero byaba ari amahitamo yabo nta gusa agize performance nziza bitewe nuko abantu twari tumwiteze cyangwa na profile ye ariko uko yatangiye ntago ariko yasoje cyane ntago bamutera amabuye ngo performance yagize yakoze performance ari nacyo gishobora gutuma cyarahaye motivation Tareba yo kuvuga ngo bagumana Togwi Meri kurusha kubabaza niwe wakinaga urumva ntago ari kuri umuntu wakinaga ngo usiga umuntu tarakinaga ahubwo nyine APR FC nk'ikipe ifuza kugera kure mu Rwanda nyafrika ikeneye nyine kugira ku mwanya umwe abakinyi barenze umwe bari buze guhanganira umwanya sibyo uvamo ujyamo habe hari balance niyo mpamvu ubona ko barimo bararwana kugira ngo bareke ko babona umwataka ese divya amakuru yari aho aravuga ko mbere yo kuza muri APR ikipe uyu Togwi hari ikipe yari yarakiniye mu Bushinwa ayo makuru yawe yazora ngewe byo nzira muri Turkiye ese ko harimo amakipe menshi abakinnyi nabo ntago bajya bambanira kwera ubwo twibutse ibyo ni ibintu bisanzwe n'ubundi afite aracishura gusanga no Bushinwa yaranyuzeyo kazi kigaye ibyo ni ibintu bisanzwe nabonaga ngo APR yatangiye kwinjira mu kibazo cyari kubwo bishobora kuba byarabaye clear ubwo nta wamenya umenya amakuru nyine amakuru ajya kuyabaza bwayo singenda yazanye iyo nkuru n'injyo yize ubwo tuzabimenya kweri muri sport sinaje gusa bijyanye nuko Tareba azajya bakinisha we na Watara cyangwa se bitewe n'ubushobozi amubonamo bitewe nuko azajya mukinisha twitega ko ubyibura Togwi azagira ibitego birenze ibyo yagize ko sezishize yagize ibitego 9 tukiri kuri Abderrahim Tarebu arimo umukomojeho Divine toza w'ikipe ya APR yamukandagiye bagiye kuri X yabo baravuga ngo head coach Tarebu ni post maze bakoze ejo ku isaha 12 ntago mwemera buretse suze wumve ashize amasaha 13 bakoze iyi post head coach Tareb Abderrahim extends his stay with APR FC we are ready for more season of success together after delivering a historical treble last season BK Pro League champions Peace Cup champions Super Cup winners champions. The journey continues. More trophies, more glories. Let's go. Romva reka nze nkwereke noneho kugira ngo jewe umuntu Dresudi n'amafoto nayamugejeje umuntu yitwa Haridi niwe wayafotoye urumva umuntu yitwa Haridi wihanganye niwe wayafotoye amafoto mujye mumubona na kamera hara hejuru arimo arafata amanuza ama highlight hara hejuru kuri Kigali pera bayitendetse hara hejuru kunuza kuri kamera ayifite neza cyane yongereye amasezerano ariko ejo muri nibwo tuganira tuti uyu mugabo ko bari bamukubisa amasezerano y'imyaka 3 niba nibuka neza amasezerano yandi bamuhaye nyuma y'umwaka ni iki cyari kiri muri close kugenda tubyibazaho hari harimo yuko umusaruro n'ugenda neza aribwo bizaba confirmed ku myaka 2 kizongerwaho yari bimeze bite none iki igitangaje ozi abakunzi ba equipe ya APR ikintu bahise bakora
bagiye muri comment bandikamo ibi bintu Suda agiye kubera abantu bazamura imitima ariko bafana ba peri bagiye muri comment section hahandi batangira ibitekerezo bandikamo so wewe nushaka ugafata ukorose wo kuri iriya foto ntacyo bitwaye urumva bandikamo bagaragaza agahinda kabo ko batishimiye kuba umutoza nibwo bwa mbere mbibonye ekipe ikora ibintu abakunzi be bakavuga bati dore ngakariye akabura nta kuntu ari kugumishaho ya foto noneho akaza kariya kakaza kuzaho inyuma urumva baza bamwe umwara bati nuko murakoze kuri performance ye twabonye mumwemereye kugarura staff y'abakambwe ngo murashaka kugera kure urumva undi araza ati basi mwihangane mu mushakire fitness coach kuko last season byagaragaye ko abakinnyi bacu bari hasi kubera kubura fitness undi araza ati turashaka sekafa n'amatsinda natabikora zigendere rwose kandi atagoranye kuko ibyo na Jimmy Mulisa yabitwara cyane biriya bintu urumva cyane divi uri kubona ubutumwa bw'abakunzi ubutumwa bwa nyirani none hano witwa Emmanuel arandika ati nzagaruka ku kibuga uyu mutoza atagitoza apera ariko iyi kipe mbona isigaye wagira ngo iyobowe n'abatazi umupira byagenze gute koko abantu bari kugenda babyibazaho cyane ntabwo byoroshye urumva undi ati mbabajwe n'amafaranga yakoreshejwe ngo muragura abakinnyi bakomeye bose baraje basubiye inyuma kubera uyu mutoza utagira na kimwe atoza biteye agahinda kuba abanyamupira dukunda batabona ibyo abantu bose babona urebye byibura ziriya ni nkeya mfashe urumva harimo amakomenti menshi ureba bose bagiye bagira amareaction agiye atandukanye kuri iki gikorwa cyabaye cyo kongerera umutoza Abdelrahim Taleb amasezerano icyo kwibaza gihari ni cy'abayobozi ba peri barimo barabona muri uyu muntu gituma bamwongera amasezerano nyamara ureba uburyo bw'imikinire y'uburyo asufura mu kibuga uburyo yinjije ibitego kabona yuko kabisa ari umuntu uri puwa mu mitoreze ikipe ya PRFC kongera amasezerano umuntu yitwa Taleb barebye ibintu bigera nko kuri nka 2 wenda icya mbere cyo barebye performance muri rusange en general ese uyu muntu tujya kumwirukana bundi cyangwa se dusesa amasezerano cyabirangirira ahangaha tugendeye kuki ko aduhaye championnat ko aduhaye igikombe cy'amahoro akaduha super coupe uyu muntu turamwirukana tugendeye kuki nubwo hari ubwo runtu mu bafana ariko abo ngabo so bagena ibiba muri APR so bafata ibyemezo muri APR yego bakwa influence ariko bo nabafana hari side y'abafana yego ijisho ryabo ritandukanye n'ijisho ry'abayobozi abayobozi ubwabo barareba ese icyo twagutumye barakiduhaye twagutumye igikombe cya championnat yego ni championnat yajemo amakipe yo hanze muri Sudani ariko ni equipe yatwaye igikombe cya championnat yari ni equipe yabaye ya mbere ku makipe y'abanyarwanda bita bitumye igomba guhabwa igikombe cya championnat ikipe yo mu Rwanda icyo yaragikoze atwaye igikombe cy'amahoro twaye kubdela atsinze umukeba kuri finale ikindi cya gatatu atwaye iyo super coupe ibyo ni ibikombe bashyira kuri table ko bwati ngiye Taleb natwaye ibyo bikombe ndadisavinga nyine kubona contrat nshyashya ikindi cya kabiri APRFC irebye buriya iyo uri umutoza mu Rwanda tugira derby imwe mu Rwanda ariyo APRFC na Rayon Sport rero iyo wabashe gukora ibyo bintu byose ariko ukaba warananiwe gutsinda umukeba muhanganye icyo kintu bwacyo cyo gishama karongo ariko nitureba Taleb umwe mu bantu bagaragaje gushobora equipe ya Rayon Sport yayinyagiye ibitego bya kuri 7 mu mikino 2 ibyo bikwereka uburyo ari umuntu wabashije kumena Rayon Sport kandi nimwe muri nyine nimwe muri facts barebaho bavuga bati uyu muntu wananyagiye equipe ubona wanyagiye equipe ya Rayon Sport
uyu muntu aradisavinga kontra nshyashya bitandukanye na version y'abafana kubera ko umufana ari buvuga ati twatwaye ibyo bintu ariko ntabwo turimo gukina neza dushaka agapira kanyenera kagenda neza gusa ibyo ngibyo bitandukanye n'ishusho n'undi ry'abayobozi kuko abayobozi barareba ikijya mbere barareba mu myaka y'imbere se turifuza iki kandi ikindi buriya kugira ngo ikipe igere kuri success cyangwa se ikomeze ku maintaining your success nuko irinda kugenda ihindaguranye buri kintu kimwe mu byica amakipe y'iwacu ugasanga projet zabo ntizijya zigera ku iherezo cyangwa se ku musozo ngo zibe successful nuko ibintu byose duhora twubaka ejo turubatse mu gitondo turabyutse turasenye umuntu uje aje gukomerezaho undi yarageze asasenya bigahora aho ngaho rero kuri ya PRFC bifuza kugera kure bifuza gukomeza iyo success bifuza kugera kure mu murado mpuzamahanga bari bakeneye kugumana umuntu n'ubundi umenyanye n'iyo groupe uzi icyo ashaka uzi aho ababara uzi hari inenge agakomereza akanyana yubaka nabwo ko n'iryo jisho ry'abayobozi nicyo barebye muri Taleb bamwongera amasezerano muri Taleb kuba bamwongera amasezerano byo bitewe na performance yagize wasanga kuri byarabanyuze kuko umuntu utwaye ibikombe bitatu ntago wabona uhera umubwira ngo umwongera amasezerano kandi ku masezerano icyo nabashije kumenya cyo sinzi na twabyita pre contract aza muri APR yasinye imyaka 3 ariko izajyangerwa buri mwaka bitewe na performance yagize so rero barambwiye ngo ugomba gutwara ibikombe byibura 2 cyangwa 3 akaba yarabitwaye iyo ni performance nziza kuri yo kuba bamwongera amasezerano rero ndekeza ko ari mpamvu bamwongera amasezerano ahubwo bakaba bajyana ibiganiro hagati akavuga ati wenda abungiriza bawe cyangwa abagufasha mu kazi bambye gukora ibingi cyangwa gahindura ukazana abandi ndekeza ko aricyo kuri Taleb cyabayeho ariko kuba yavanga ngo bahita babwirukana akanya none yaje performance ziramuvugira akagomba kuhaga mu mutwe ibikombe 3 ntago ari nk'utwaye igikombe kimwe cyangwa udatwaye na kimwe kandi turabizi ko bibaho kandi umuntu ashobora kudatwara igikombe na kimwe ariko akaguma muri equipe bitewe n'icyo bamwitezemo so nekeza ko kuguma muri APR kwa Taleb yego imikinire yo yobonaga ko iciriritse ariko buri equipe yatwaye igikombe inzitwazo zose zisa nkaho ziba zigabanyutseho nka 80% kumva ko bakina nabi umuntu ushobora ati mukina nabi dukina nabi kandi dutwara igikombe aho ngumva we afite ingingo zimurengeye kuba afite igikombe nekeza ko ari biri mu bintu by'amahirwe yo kuguma muri APR kugeza isaha bakamwongera n'amasezerano tie waguha squad y'abakinnyi afite uyu munsi Sudi waruvuze na Serifro waguha squad y'abakinnyi afite uyu munsi APR akayigwa akakubwira ati yifate ngiye ibikombe yatwaye wabitwara ko numvise mu kanya urimo uvuga ngo ntabwo mwemera ibikombe 3 nibyo bava hano bati n'ubu ntago ngiye mwemera ndaguha impamvu twabonye mu minsi yashize twabonye abatoza bagiye baca muri equipe ya APR twabonye Adil Elad Mohamed uhereye kuri Adil Elad Mohamed yakurikiwe na Thierry Froger akurikirwa na Darikonovic sabose ikintu gihari umupira Adil Elad Mohamed yakinaga utandukanye n'uwaba batoza baje nyuma yiwe bakinnye ntekereza ko kuva abakunzi ba APR nujya kureba mu makomenti muki urasanga nabo baheruka gutanga ibitekerezo ubona ko bishimye kuri icyo gihe cya Adil Elad Mohamed ariko ntaga APR ibi bifite pressure y'abafana cyangwa y'abakunzi nyine nabyo ndabigeraho sibyo tubanze twemere ko ubundi se birakwiye yuko equipe yubakira kuri pressure y'abafana wenda nyine tubanze twemere ko APR niyo kubaha kubera ko ni equipe y'igisirikari y'ingabo z'igihugu niyo kubaha urumva kandi nta nubwo APR buriya itandukanye na Rayon Sport Rayon Sport ni ikipe y'abafana niyo mpamvu uzasanga hariho akanyenyeri ugasanga nyine ibyo bintu APR nabo baragakana niyo mpamvu abafana APR hari ukuntu ijya ivuga ati natwe reka tugure oya naba narasigaye ntago bajya babivuga ariko abakunzi bo ubwabo baragakanda bagakanda wenda bakaba bakigurira umukino nigeze kubona abafana bandika babisaba bati natwe mureke natwe abafana ba APR natwe tugira uruhare mu twebwe natwe twiteranya abafana ubwacu natwe twigura umwa APR avuga ati reka
reka mwebwe icyo musabwa nimutube inyuma mutube hafi ibindi mu birego byo kugura umwataka mushaka kugura umwataka so nyine twemene ko APR ari ikintu itandukaniyeho n'andi makipe ntabwo uzabona yakoze ikosa nk'irijya riba uziko APR itajya ipfa gukora amakosa akunze kujya aba no kuri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hari ikosa ikipe ya APR ijya yitondamo ubwo yatandukanaga na Adil Elad Mohamed yarayireze sibyo yashakaga amafaranga ebana atari makeya cyane harya APR si yatsinze Adil byarangiye APR itsinze yanageze kure Adil bakajya bamubaza ati si cyo ushaka n'amafaranga cyangwa n'icyubahiro kabati je bo kwidina rija ta amafaranga menshi je ngaho sibyo ikipe ya APR ni ishobora kuba akantu ishobora kuba itandukaniyeho n'andi makipe hari ukuntu yamaze kubaka uburyo bwayo bwo kuzanamo abakinnyi n'abatoza like ntekereza ko uyu Adil uyu mutoza uriho ubu ngubu ni Taleb umusaruro wenda afite uramuvugira nubwo abakunzi benshi wabibonye ibitekerezo bandika ntago bamwemera nanjye simwemera avuga ko ibikombe 3 bikuru hano mu Rwanda yabiteruye nta kindi mukuru nanjye si nyine impamvu ashobora reka n'abayobozi ese ubundi akinnye umwasha agatwara ibikombe bitwaye reka mwereke migambo n'abayobozi baba bitekereza kubera ko nabo arakantu kaba karimo ubundi se akinnye umwasha agatwara ibikombe bitwaye ibyo bintu ubundi ese ubundi Cedric ninde wazanye iryo hame ry'uko umutoza ukina neza ari utambaza agapira karyoheye abafana umutoza mwiza n'utsinda agatwara ibikombe niyo mpamvu ibyo umufana ushaka kubivuga bati njyewe ndagira ngo munsubize niyo mpamvu umutoza araje ateretse ibikombe 3 ku meza ati dore ngibi singibi si mubibo ari umupira aryoha oya umva nyumva neza hari secteur yo gutwara ibikombe hari na secteur yo gukina agapira karyohera abafana hagati yo gukina umupira ukuryoheye ugatsindwa ukabura ibikombe cyangwa se ugakina ugatwara ibikombe ikintu kiryoshye ni iki akine neza mwishime umupira utambare ntatwara igikombe ibikombe bibure atwaye ibikombe yakina umwashi yakina ibiki ibikombe bizi atsinze umukino so dusoza kuri iyo ngingo rero ikintu ntekereza ko impamvu Taleb akiri hano APR yakurikije amategeko yakurikije ibiri muri kontara kubera ko iyo iza kugendera kuri pressure nk'izi ngizi zo muri Murera bati yatakaje ibiri we bumwirukane n'ibiki aba agomba kuba yaragiye nko kuri journée hafi ahubwo ngiye Taleb ntangiye no kumwemera wise umwemera mise mwemera toza utwara ibikombe wamunganya ikize ebana Mourinho yaje mu Bwongereza Chelsea yesha championari akinate adefandi ibana igitego kimwe kibona akakiryama iminota 90 atwashatwe na bite ibitego bikeya gukina system ya B uretse none aze muri Real urebe Barca zizongera kukibona akina defend umutoza n'utwara ibikombe cyangwa n'ukina mu agapira keza ikindi kintu kuri spectacle biki ariko yego bakunda spectacle bakunda agapira oya no nagarikwe aburi igikombe urebe naburi igikombe urebe ikindi kuri Taleb ni umuntu we nabango uziya umaze kumenyera APR kumubwira ngo tuguhaye andi masezerano tugiye gukubakira equipe noneho twebwe none utugeze aho twifuza kugera hari izo ntego za APR mbona natabasha kuzigeraho ahubwo niko tuzavuga tuti bya bintu twakubwiye twaguhaye abakinnyi ushaka noneho equipe urayimenyereye ni equipe umaze uzi neza uzahanirwaye uzayifite ikibazo ntabwo ifatiye hagati aho uraje bidagamye no kuvuga ngo wasezerera Taleb ukazana undi mutoza umuzanye yaza agasa nk'utangira azero kubera ko abakinnyi bacu abatoza abantu system yacu ku mupira wacu wubatse ntabwo haba icyo kintu cya continuity biragoye umuntu araza agahita atangira azero agasinya ibyo byari bihagaze rero kuri Taleb kumuha amasezerano kuvuga ngo komerezaho wari uri hari ibihanga funga detail tugiye kubakira equipe idoze hose nutatugeza aho twifuza kugera aho twakweretse uzasohoka cyane arimo kugera mu matsinda
muri hotel ibyo by'amatsinda ntago ari kubibazwa wowe ukoresheje imbone zawe n'amadarubindi ukayashyiramo na za telescope ubona kwa ujya umura uyu munsi njye nabakari kwa kweri ubona aperi ari hafi aperi amatsinda kandi yajyamo ariko mwiyiruka batigoye ariko nirenge first round iyo yatsindirwa mu gikurikiyeho byaba ari ibintu bisanzwe ariko kuvanga amatsinda wibirukanye amatsinda wibasimbukisha inzego ariko bibaye byaba ari ibintu byiza cyane ibintu bizabaho ibintu bizabaho rwose ni ibintu byo kuza buri sezo uko igiye gutangira wapere mu matsinda apere murishira ku gitutu azabazwe ariko sisi ubona ko noneho kuva batangiye kwihangana umutoza bakamuha imyaka myinshi bakirengagiza icyo gitutu ni iki nekereza ko noneho ubu byatangiye gufatira ibintu uko bizakorwa na Paris Saint-Germain ko kitarizi uko izatwara Ligue des Champions kizatwara Champions League ebyiri zikurikiranyije bikaba bibaye imyaka ibiri ikurikiranye aperi muri uko ushobora kubona ende wiki ngirimo kugereranyisha n'indege ese wewe ntago wafashe Rayon Sport ukayigereranya na Nuza nase no mu Bwongereza birarura rugero birahura nese ngiye nkoziba ibarura ariko ahubwo bazinuro Nyabugogo ku manywa giye kuba mvuze ngo Paris Saint-Germain nta cyizere yari ifite cyo kuba yatwara UEFA Champions League byose bibaho nese aperi yo kubera iki muri kwitega iminsi yuko itazagerayo mu matsinda guki muri kwitega iminsi birakomeye nese ureba hazaza ngo byibura utubwire ntabwo turi guca urubanza izahagera ntabwo turi guca urubanza nibishaka bizabe mu myaka ijana ariko hari ikintu nyine tutakwiye kubwira abanyarwanda uyu munsi ngo tubahishe ibintu tubwiye ngo iyi kipe ukuntu imeze n'uruca abana igomba kuhagera hari urugendo ibintu ntabwo ari kwirukanka football ntabwo igira nibayiha amahoro nyine nibayiha amahoro umupira nta shortcut ibamo nibayiha amahoro ntabwo uca inzira z'ubusamo uca inzira irambuye bigake nibayiha amahoro inzira z'ubusamo ubwo nuko bimeze ariko indi dosi ifite aho ihuriye na aperi ejo twabigarutseho tuvuga tuti umugabo witwa Nigena Clement amafaranga yahawe burya ayo twavuze divi mwavuze make uzi ko twavuze amafaranga make amafaranga ari make 55 amafaranga ya make yasha twamuhaye amafaranga make aravugwa rekritime 55 agahembwa gitanu reka da ndetse nzi hano ku makuru nkesha umuvandimwe w'inyuguti ya E uba mu burasirazuba Divine ntago amuzi inyuguti ya E ntago yamuyoberwa Divine nta kintu bita abanyamakuru arabazi cyane iyi nyuguti ya E ntayo nzi ariko navuga izina ryuzuye ari muri depart Mr. Tomorrow is better ntago umuzi Tomorrow is better ntago umuzi ntago muzi aramwihakanye Yesu se irizewe ku mugani utayizeye wakwizera nde byerekeranye n'abakinnyi bava hanze baza gukinira equipe y'igihugu Amavubi bari bipanze bite umwe mu bantu Eric Umulisa ntago umuzi yavuga Eric Umulisa ibyo bindi ko bivyihore ese ntago navuze Mr. inyuguti ya E inyuguti ya E abantu ba E kari benshi uze wavuga urasirazuba umuntu usozwa ngo na I kandi ari migambi kandi niwe wazanye inyuguti ya E na E nazanye niwe wakazanye none inyuguti ya E ntako nazanye niwe wavuze ngo utangizwa n'inyuguti ya E urasirazuba oya ibyo ntago ari nge rwose nese urabihakanye gasubiremo nese ibiganiro ntabwo bihari ndabihakanye nese ibiganiro ntabwo bihari nta bihari mvuga ko ka utangiye kujya ufata ibintu ukagira ibintu maze guhinduka ibyo bintu ntabwo ari sawa Divine aha Clement bite Clement amafaranga njye niyo ndi kwireberaho Nigena Clement ku myaka 2 ibihumbi 430 urugenge twataramye dore ubwatsi nk'abumuntu icyo kwibaza ni ukuvuga ngo se Clement Nigena ayo mafaranga arayakwiye iyo ni rekritema ku myaka 2 ibihumbi 430 cyangwa bazagenda bayamuha gake bizagenda bigigabanyemo gake gake ibihumbi 430 430 uretse gato mu manyarwanda ubu nanjye nihongeze
ayazane David yala 1,623,500 ariko aho ngaho azakuramo n'ay'abagenti no guha nta kibazo se zari no guha abandi bapampe ku ruhande nishaka ziba ari 1,500,000 azasigara ntabwo ari uretse wumve noneho uburyo bazagenda bayamuha azahabwa signing on fee ubwo niyo bamuhaye ya 50% mu myaka 2 angana n'ibihumbi 215 ubwo iyo ngayo nagabanyijwe mu myaka 2 ngira ngo muri kubyumva kuri ya 400 urumva umwaka wa mbere asinya bamuhaye ibihumbi 90 cyane twabango ni 70 ingahe nimba ari 70 ni ari 60 na bingahe wapi note ibihumbi 90 makosha amafaranga mashyashya kamakoshi nayahe hariya babara bamuhereza ngoje mbere mu gihugu cyahungiye ubwo amafaranga ahwanye na 130 n'ibihumbi 500 amako icyo bita makoshi amafaranga mashyashya amwe y'inote zikeba urumva umwaka wa kabiri ugitangira bazamuha 125 125 inote nshyashya atari hariya izindi 181 n'ibihumbi 250 salere ku mwaka wa mbere umushahara ku kwezi unusebureze ayo mafaranga nta salere yari irimo wagiye ukurikira wagiye ukurikira kuri sale nabyumva mpuzana akagengo mu ikipe ngo ni ya 10 ngo ni ya kangaye ngo muri Egypte ngo ikintu iyo hajemo ikintu bita makoshi iyo hajemo none ngarimo arubaka ka etage oya hari igomba kuvamo urumva oya yaje business nini Kigali hano yazorenza akanavuga ngo aya mafaranga ngarimo yazamufasha kuzuza ka etage ke yari kubaka kurangira ubu urumva ibihumbi 8,500 salary bro ahezo umubwire ngo gumenye ngo guma ntuzi ubwo no kuba ukwezi azayacakira miliyoni 12 8,500 ye 125 8,500 yaryamyeho hariya Clement kude chapeau kabisa ubundi ibi byose bigiraga byari ibyitsi uretse wumve none umwaka wa kabiri note ya 10 n'icyo na 2,500 shama umwagent we ndumva yaba ari seriye Clement usubuje cyane Clement urumva ayo mafaranga yose ugiye yateranya ugashyiraho na yandi bamuhaye muri signing on fee aragenda akagwa muri 430 cyane umugabo witwa Nigena Clement agiye kurya amakoshi Nyarugenge aragura ibibanza muraba murebe atari ni atari gusa navuga ko n'unda cyari igihe kiza cya Clement cyo kugenda abango agiye gutangira noneho gusoroma ku cyo bita amatunda ku matunda ku byo yateye imyaka yose yarari mu Rwanda hano cyari igihe cyiza hano urimo uravuga ngo equipe ya polisi ntago tuyiganira kandi twayivuze yagiye ko tuyiganira equipe ya polisi turayiganira tuziganiraho ahangaha equipe se zose kari zimwe uretse mu kanya nze nkuzanire n'amagaju equipe zose ni zimwe hano ariko tubibutsa gukora kuri subscribe mudufashe mukore kuri subscribe mutanze umusanzu wanyu uko nyita divine ndabisabiye mu byohero byanyu mwuka byaranye cyane mukanyimirira igiye turaganira mondiale reka twihute kugira ngo dusevinge n'iminota yo kuganira mondiale equipe ya polisi yarayitubajije ariko amakuru ayirukayo nuko bayiruka gusinyisha umusore witwa Rushema Chris baheruka gusinyisha muri equipe ya polisi ubwo aracyari andi makuru avuga yuko umusore witwa Musanga Henry akiri ku isoko nawe ashobora gusohoka muri equipe ya polisi cyangwa se akayigumamo ubye ubwo nyine ku munsi w'ejo niba dusaba ibyo tuzajya tugana ku munsi w'ejo batubwire barashaka kumenya amakuru ya equipe tuzaza n'amadosiye aharemereye cyane ese ko tuba tubitegetswe gutanga amakuru yose ariko by'umwihariko nyine batubwire ejo turashaka kwinjira mu makipe yose ahubwo tuzabanze iyihe nimutubwire muri comment kabisa angiye kutugarikisha na oya kugabagayigisha gute angiye kududafira tuzinjiramo ebana amakuru menshi cyane y'amakipe
ubwo se twahita twihuta cyane nkabajyana muri ekipe y'amagaju nayo yabaze kuba yigaragaza. Ekipe mwami Rutaremara ngo Rutare Maramba ngo Rutare Maramba ngo sinzi kuntu bayawe ngo dukina ngo dutera umupira koko biragoye ibintu kuri baraga yo byanjye mbese Gogoye fire nyine kabaye. Kandagiye umuzamu nyine. Amagaju batiki. Amagaju bamaze kwigaragaza neza cyane Sudi ndimo ndamusendika amafoto. Hanyuma mu gihe uri kuyamuha abantu badukurikiye ni mukande subscribe nyaboneka mudukunde musharinge ibitekerezo byacu ariko munababwiye yuko dufite na group abantu bashaka kuyijyamo. Abantu mushaka kujya muri groupe yacu tukajya tuganira bashaka kwinjira mu muryango mugari wa Damke cyane muhawe ikaze kabisa muhawe ikaze cyane ekipe y'amagaju mu bufundu hariya mu karere ka Nyamagabe amagaju mu bufundu urahaza siyeri niwe ujya wiyamenya abango bahita Nyamagabe oya Nyamagabe ntago ari Nyamagabe ni Nyamagabe burya basama Nyamagabe yego yabiro nabibwiye n'abantu nanjye najya ngavuga ngo Nyamagabe sibyo nyamabwira ngo Divine ubu Divine nk'ibi nejo nubimubaza azabati ibyo bintu ninde wabivuze oya ngeje ndabizi ndabyenda ikintu cyose Nyamagabe bahita abantu baho nibo bankosoye nanjye baze muri comment bahita Nyamagabe baze muri comment batubwire ekipe rero yo mu bufundu hariya mu karere ka Nyamagabe nkuko Divine bivuze ikaba ariko si nkubwo buseka iki azito muntu mega kintu n'ubuseka kiba cyancanze yagire kagitsekera oya mbakura muri mudu kwera guseka oya wambaye ko umuntu yivugira inkuru oya gatwaje cyangwa amagaju fast twizamwesere iyi ekipe yo mu karere ka Nyamagabe ikaba ariko ndumva harimo ikintu ntabwo biri kuvamo reka tuvuge Nyamagabe bakaba bamaze kubona umutoza yitwa Nshimiyimana Canisius tozaga ikipe yarari mu ikipe ya Mukura yego bavuye nyuma y'imyaka 20 ningari muri Mukura yabanje kuyibamo nk'umutoza wungirije na noza na Rotifi none wahise abona akazi mu Magara umuntu abaye muri Mukura cyane yatwaranye na Mukura icyamahoro cya okay era umuntu urambye muri Mukura ngo ntabwo agiye kure kugira umenye ko ibintu by'inyagemba nabizi ntago nari ni mutabizi nyine ureka waretse kumuca mu ijambo akagira ariko guhera ubu ngo gusinya muri Mukura kujya bibarizwa kuri y'amagaju naga agiye kure hemba mbona nawe uzirasa mu kirenge kandi narayirashamano buri muragenda winyuraguramo nirashamano ubwo ugiye kujya utuma abantu bakutunga yitoroshe gitunga kirekire cyane mate rati twibwirire Tite Liza kuza muri ikipe y'amagaju navuga ko yarari muri Mukura ariko buriya nabango kuza mu magaju urwego rusa nkaho rumanutse mu kuntu gusa wakwibaza impamvu asohotse mu ikipe ya Mukura akajya mu magaju buriya birashoboka ko wenda ari byo batumvikanye hagati y'ikipe ya Mukura ndetse na Tite Liza nibyo yifuza kugeraho umutoza buri abareba nyine areba imbere areba iterambere niba ikipe y'amagaju hari ibyo yamwijeje igomba izamuhereza navuga ko ni ikintu kiza kuri Tite Liza wenda kuko arimo arareba kuri kariyeri ye wenda nawe nabango ekipe y'amagaju ni ekipe iri kuri class ugereranyije ikipe ya Mukura gusa batoza umutoza nyine areba iterambere reba hari agafaranga ubwo nyine kugenda kwa Tite Liza n'umutoza mwiza umwe mu batoza beza cyane bazwiho kuzamura impano z'abakiri batoya rero mbona azafasha ikipe y'amagaju kuba yakomeza gusurvivinga ikagoma mu cyiciro cya mbere nyuma yuko igarukiye ku mwamba muri sezi ishize azafasha rero Tite Liza n'umwe mu bakinnyi beza umwe mu batoza beza uzwiho nyine kugisha ikintu cy'ijisho ryiza rireba abakinnyi rero hari icyizere ko ari cyo agiye gufasha ikipe y'amagaju nkaho bidahagije bahise bamwuzanira n'umwungiriza we assistant coach akaba yitwa Jean Baptiste Hakizimana nawe
bazananye muri ekipe y'amagaju nkaho ibyo bidahagije bahita bazana n'undi mu mediateri hatari mu magaju urumva mwungiriza bahita bazana n'undi mu mediateri hatari bamwita Fisto Poti Masimango ni umukongomani ariko ni umukongomani myaka 21 akaba yamaze kugera muri ekipe y'amagaju kabisa ubwo bati hano tuyigize Sude ambo divi waruzi uyu muzamu wa ekipe ya Gasogi oya ntago muzi muzamu w'ikipe ya Gasogi witwa Ndagijimana Leandre ntago muzi ntago narimuzi cyane rwose nta kintu usumuzi wenda nko muri Gasogi oya ntacyo gaho nyumvira nkumvire kandi ajya ngo nze mbeshya abanyarwanda hano ntago nese byibura bo nta n'umukino umuzi wo wamubonyeho akina buriya kankubwiza ukuri kandi ikindi biratasa hari ama ekipe Divi ubwo rekera aho ngaho twabyumvise uyu mugabo witwa Leandre akaba yamaze gusinyira ekipe ya Mukura Victory Sport yamaze kuyerekezamo ibi bivuze yuko umugabo witwa Nicolas Sebwato wari kapiteni wa ekipe ya Mukura ashobora kuba nta gahunda yenda gifite muri Mukura ashobora none se sibyo Divi nicyo bivuze buriya iyo umuntu turebe Sebwato Nicolas ajya kongera amasezerano muri Mukura turabyibuka ko byabanje kugorana Rayon Sport imushaka hasi hejuru ariko birangira agumye muri Mukura nyuma ya sezi imwe gusa tubonye bamuzaniyeho undi muzamu niho bakubwira ngo niho ugomba gutinyira football umuntu bagenderagaho bafite abandi bafite umuzamu wa kabiri bafite n'uwa gatatu bakamana igitambara akaba kapiteni akayobora ekipe ya Mukura nyuma ya sezi imwe yongereye amasezerano bamuzaniyeho undi muzamu ukina biba bivuze ko nyine hari ikintu batakikubonamo cyangwa hari ubushobozi nyine cyangwa bakeneye kugira competition iyo bakuzaniyeho competition rero ari bibiri urahangana n'uwo bakuzaniyeho ukine cyangwa se akenewe wicare nicyo bivuze kuri Sebwato Nicolas cyangwa se navuga ati rero ndabona bidakunze dusese shakande nerekeza ariko kugeza iyi saha yakerekeza he muri Etware cyane zasanira ize nizazawe Gasogi nayo ikomeje kuba Borussia Dortmund barayisoromye kabisa abana barayisoromye kapiteni aragiye moderi ngaho Leandre nawe aranyanyagiye kandi hari nabo yasohoye yasezereye Kenisi nuko atajya buri imigozi muzirika ariko ujye kubona rwose afite wabona abana ari Gasogi mu myaka 3 iri imbere zabikomeye kubera ko ifite politike y'abana pe bameze neza ubona ko ewana myaka nk'ibiri 3 azatangira gusarura kuri products ngo ajya mu Burundi arakanwa yarabyanze pe ariko ubona ko projet ya Kenisi iri gukora neza kuko ari kuzamura abana benshi b'abanyarwanda turi kubona bari kuzagatanga n'umusaruro kuba yazamura rero umukinnyi bakamutwara agomba kugenda muri academy bafitemo abandi beza bafitemo performance nziza kandi kimwe mu bintu namushimiye ziriya selection yakoze zo kuzenguruka igihugu we yarebye abana bafite impano apana abana bafite aho bava pana bya bindi kimwe cyo kuvuga ngo umwana kwa karo kwa Divine ngo ndamufasha gutya oya we yarebye bafite impano bwana agomba kuba ari umukinnyi hari andi makuru mufite Nyarugenge yatuzamukiye andi makuru se ni Rayon twabwira ko ari countdown ya Rayon Sport bageze ku minsi 10 ngo Rayon Day ibe mukomeze mugura amatike muzitabire umwuka byaramwe turebe ko Asiriya kuzuza stade mu kangurambaga ari gukora tubibutsa ko tiki ya make ari 3,000 ikurikiyeho ari 30 muri VIP 50 muri VVIP muri executive seat ni 100 naho muri Skybox ni 1,500,000 hanyuma uraba wicaye he muri media abari muri media abandi muri media